Mwaramutse. Ni teacher wanyu Hakizimana Eugene. Tugiye kwigira hamwe circulation ibera Rubirizi aho Gasabo ikorera. Ukicara mu modoka wambara ceinture. Wamara kwambara ceinture, umuyobozi ubifitiye ububasha ukamubwira nawe akambara ceinture. Itabatse imodoka ugakuramo firiyamu ugashyiramo vitesse ya mbere. Ushyiramo vitesse ya mbere iyo bakubwiye ngo mugende. Aha rero ahanga ubona ageze ubugiye kwinjira mu muhanda uri principal uva mu kibuga. Uhita uhagarara. Uhagarara ukareba ruguru, ukareba no hepfo, ukareba ko nta kinyabiziga ushobora kwinjirana. Iyo uhagaze ubashyizemo ibimenyetso byo guhagarara akanya gatoya. Iyo umaze kubona nta binyabiziga uri bwinjirane, hano hantu mugomba kuyitondera. Uhita ucyamo ikimenyetso cyaho ukatira, warangiza ugafata umuhanda. Dushyiramo vitesse ya kabiri mu kumanuka, vitesse ya gatatu nayo ukayishyiramo, ugashyiramo vitesse ya kane kuko haba bamanuka rwose. Ahangaha rero hari agahanda kinjira muri quartier mu kuboko kw'ibumoso. Utangira kwitegura yuko bashobora kugukatishirizayo, ugatangira kugira ute gupangura. Utangira ugapangura ukajya gatatu, ukayigenderamo, ukagenda ugashyira kabiri uko uri hafi yo kugera aho bashobora kugukatishiriza. Umupolisi ubifitiye ububasha ahita akubwira ngo turajya aha. Tangira kuhakwereka, ukahita ushyiramo ikimenyetso kijyayo. Ushyiramo ikimenyetso kijyayo, ukahita ushyira muri vitesse ya mbere. Ukareba muri retroviseur yuko nta modoka ziguturuka inyuma zishobora kukwinjirana, ukareba n'imbere. Iyo ubona hari ikinyabiziga ushobora kwinjirana, ubahagazeho gakeya ugashyiramo double. Ushyiramo double ukanza ukareba ko nta binyabiziga, warangiza ukahita ukata ukajyayo. Ukinjiramo kabisa. Amara kwinjiramo, murabona hari n'ibindi binyabiziga biri kujyayo. Urabona nk'iki kinyabiziga kitambutse, urareka kikabanza kigatambuka. Wowe iyo uhagaze uba uri muri double. Uri muri double none akakubwira ngo kata, ugashyiramo ikimenyetso cyaho ugiye gukatira. Iyo wasanze imodoka iri kwakatira, urareka ikabanza igakata. Icyo wirinda kuba wakoza kuri brodire y'imbere, ukirinda no gukoza kuri brodire y'inyuma. Iyo usubira inyuma ushyiramo double, ubwo nibyo bimenyetso byo gusubira inyuma. Wakata aho ukatiye ugashyiramo ikimenyetso cyo kujyayo. Mwitegereze imodoka yatubanjirije. Ukitonda. Ahangaha wirinda ko wakoza kuri brodire cyangwa ukirinda ko yagira ute yakuzimana. Kata witonze kabisa. Ukitonda, kiba cyakuzinduye ni perime. Kandi byanze bikunze ntabwo ugomba kugira ute kuyibasigira. Ntabwo ugomba kuyibasigira rwose. Ugomba gukora utuntu twawe witonze kabisa. Tegereza neza kabisa. Ujya inyuma ushyiramo ibimenyetso, ujya imbere ushyiramo ikimenyetso cyaho ugiye gukatira. Ibimenyetso ukabyerekana neza. Wamara kubyerekana neza ugakata ukagira uti ugasubirayo. Abura mu mwitegerezo rwose uko ayikata. Agomba kwirinda gukoza kuri brodire y'imbere.
ajya gusubira inyuma agashyiramo n'amatara yo gusubira inyuma, amatara dabo, ashyiramo dabo zo gusubira inyuma ku buryo adakoza kuri borodire y'inyuma. Agomba kubikora yitonze. Yajya gukata agakuramo za dabo agashyiramo ikimenyetso cy'aho agiye kugira uteye gukatira. Iyo ageze ahangaha rero amaze gukata, muritegereza uyu muhanda, amaze kureba haruguru, amaze no kureba no hepfo, agomba kubanza kureba ko nta binyabiziga by'uruti ashobora kwinjirana. Ahangaha itabaza umupolisi ngo turajya he. Umupolisi ashobora kumubwira ati turajya ruguru ku kibuga aho twavuye, cyangwa se akamubwira ngo tujye pfa. Reka turebe none namubwiye ngo tujye pfa ko yabigenza. Tegereza ruguru, kareba ko nta kinyabiziga yakinjirana nacyo, akareba no hepfo. Namubwiye ngo tujye hepfo. Hepfo rero ni muri rya korosi, ni muri rya korosi ku bantu bahageze, harimo umuhanda, agahanda gatoya ka kaburimbo, kajya ahantu hari ibiraro, nikamujyanamo, akamubwira akajya gukatira. N'ubundi icyo yagiye kureba ni ukureba ese uyu munyeshuri azi ibimenyetso. Kandi uba ugomba kwitegereza, kugenda witonze kugira hatagira ibinyabiziga bikwinjira cyangwa nawe ukabyinjira. Urabona asanze y'indi modoka paritseyo, nabwo agomba kwitonda kuko baranje guhura n'inkomyi. Inkomyi rero uhuye nayo ugomba kwitonda ukareba, ukareba uburyo uyiva uruhande. Hari borodire z'imbere, hari borodire z'inyuma, uburyo ufata imodoka yawe neza ukoze kuri borodire. Tegereza uyu munyeshuri turebe ubona agiye kuhakata. Ahangaha iyo kakuzimanye nyine nawe urabyumva. Perime y'uwo munsi rwose uyihombye ugomba kugaruka gukora. Iyo tuvuga ngo iyo kamuzima ni imodoka tuba tuvuga, iyo muzimanye nyine ubwo ni ikindi gihe no gufata indi kode. Niyo mpamvu ugomba gukora ibintu witonze. Niyo yakubwira ngo gira vuba, ugomba gukora nyine vuba ariko unitonze. Abona hari igihe bakujyanayo n'indi modoka ikahagusanga, nta mpamvu zo kugira ubwoba. Umunyeshuri mugenzi wawe, kandi burya biba bibujijwe kwegera imodoka mugendana. Ntabwo biba byemewe kuba wayegera cyane. Byibura ugomba gusigamo metero 5 hagati yawe y'imodoka yawe n'iyindi kuri imbere, kuko iyo yegereye bavuga yuko wari ugiye kuyigonga, kandi icyo gihe nta kindi warenza. Noneho tureba hano bamubwiye ngo subira ku kibuga. Urabizi ko hano hari dodani. Izi dodani ugomba byibura kuzizamuka muri vitesse ya 2 kugira ngo imodoka itakuzimana. Igihe uhagera bakakubwira ngo shyira ku ruhande. Igihe bataragushyira ku ruhande uba ugomba kugendera muri vitesse ya mbere kugira ngo uzizamuke neza utabaceka. Hano baramubwiye ngo shyira ku ruhande. Iyo bakubwiye ngo shyira ku ruhande, ushyiramo ikimenyetso cyo ku ruhande kireba mu kuboko kw'iburyo. Wahagarara ukagikuramo ugashyiramo dabo. Ubwo ni bya bimenyetso byo guhagarara akanya gatoya. Barangiza bakakubwira ngo haguruka tugende. Ugakuramo bya bimenyetso byo guhagarara umwanya muto ugashyiramo icyo guhaguruka cyo mu kuboko kw'ibumoso ngira ngo murakizi. Ahangaha rero iyo umaze kuva ahangaha hazamuka nibwo utangira guhindura vitesse. Ahangaha uhita ubashyiramo vitesse ya 2 ukayigenderamo. Ukayigenderamo ugafata akariro ugashyiramo vitesse ya 3. Rwose ahangaha 3 yo ntabwo wayirenza. 3 ntabwo wayirenza, wishyiriramo 3. Keretse mu kumanuka nibwo ushyiramo 4, ariko mu kuzamuka wishyiriramo 3.
ahangaha uri kwitegura yuko uri hafi kugera aho ikibuga kiri, ushyiramo kabiri ukayigenderamo, kabiri yawe ukayigenderamo ugenda kabisa witonze. Ahangaha habamo imirongo ugomba kugendera mu gisate cyawe, ntujye mu mirongo y'abandi. Genda witonze wirinda ko wahura n'inkomyi. Ahangaha urabona ko uba utangiye kwitegura kureba ku kibuga. Ahangaha mubona hari imodoka ihagaze yinjiyemo. Hano niho ku kibuga ushyiramo fitensi yawe ya mbere, ugashyiramo ikimenyetso cyo kwinjira mu kibuga, ikimenyetso cyawe cyo mu kuboko kw'iburyo. Ahangaha akunda kuba hahagaze abamotari, hahagaze n'abanyonzi, kenshi na kenshi baba bahari ngo bishakira abagenzi. Iyo uhageze rero ushyizemo kiriya kimenyetso cyo kwinjira mu kibuga, uvuza ihoni. Amara kuvuza ihoni rero washyizemo n'icyo kimenyetso, ukazamuka neza uri muri fitensi ya mbere ku buryo itakuzimana. Harimo akantu kenda kukazamuka k'akadodani, ukinjira hano mu kibuga. Iyo winjiye hano mu kibuga rero